adene zagiye zitangwa ari biki ibyo byose urubanza ruzasomwa kuri 13 nanone uyu mutipe wacu nibyo koko munsi 22 urumva dre ngo rurasubitswe rusubitswe urumva ruzasobokorwa ku itariki 13 kubera ko ubushinjacyaha bwabonye ibindi bimenyetso ngo bishyashya bihora ari bishyashya ntago bishoboka ntago byumvikana bose ahangaha birabatunguye baguye kao nyine ubwo nta kundi nyine ubwo bafite impamvu bongeye kurusubika iyi ni inshuro ya kangahe ni inshuro ya gatandatu Tity Brown asubikirwa uyu mwana turaza kubifata mu ruhe rugero tugende. Yes, it's your boy Faxman Original kuri kamera za MG TV Rwanda duherereye ku ngoro y'ubutabera ingoro y'ubutabera ya Nyarugenge aho twaje mu isomwa ry'urubanza rwa Tity Brown wafashwe itariki 10 z'ukwa 10 na 2021 yaregwaga ibyaha bitandukanye. Krizo umeze ute papa? Urakomeye? Turi kumwanga rero. Ya dahangaha kabisa nayendi ku rukiko yanaje kurikirana urubanza rwa Tity Brown uburyo ruza gusomwa ese turamutahana cyangwa se ese hari ibintu byagiye bivugwa yuko muri saga ya Tity Brown haba harimo ukuboko kunini cyangwa ukuboko kw'abantu bafite amapeti cyangwa abantu bakomeye nibyo koko wowe ni kubibona? Ngewe ntago navuga yuko kubera ko ngewe ntago namenya ngo inkiko zikora gute cyangwa se uburyo umuntu abagomba kuburana gusa ikigaragara uru rubanza rwarakwedutse rwabaye rurerure cyane. Tity Brown ntago yigeze ahabwa ubutabera nkuko bwari bukwiye sibyo kubera ko abantu benshi bagiye bafungwa nyuma ye bagiye bafungwa nyuma ye batashye baburanye mbere yuko aburana ariko ikiza nuko yenda no munsi yenda yakomeje yaburanye ngo yenda kaza gutaha twagiye tubona abahanzi benshi bagiye basanga Tity Brown mu nzu y'igihome ariko bakavamo nyuma ibi bisobanuye iki? Ibi ngibi bisobanuye yuko hari ikintu kitagenze neza. Ikintu kitagenze neza nta kindi byagiye bishyirwa hanze n'ubundi nkuko namwe mwabibonye nanjye niko nabibonye bivugwa yuko nyine hari abantu bakomeje kugenda bamwitendekaho. Ubwo rero icyo numva nuko twategereza yenda umwanzuro w'umucamanza mu ndibaza umutima yawe cyangwa mu ntekerezo zawe cyangwa mu myumvire yawe urabona gutaha kwa Tity Brown? Icyo nifuza ku mutima wanjye niko yataha kubera ko ni umusore ukiri mutoya ukeneye gutera imbere kandi ufatiye runini uruganda rwo kubyina muri showbiz mu Rwanda. Ngira ngo nabonye ahangaha ababyinnyi benshi bagiye baza gukurikirana urubanza rwe. Icyo numva nakwifuriza Tity Brown ndetse n'amasengesho yanjye ndetse naho gakomeza gusenga Imana imugende imbere atahe nta n'ikintu n'icyo abanyarwanda twese twifuza. Kuri uyu munsi ababyinnyi babyinanye na Tity Brown abo yigishije kubyina kuri finali nibwo tubabonye. Yego ubu ntabwo twajyaga tubabona mu manza cyangwa aho yabaga yajuriye cyangwa aho yabaga ari buburane bakabisubika. Ibi bishatse kuvuga iki? Ibi bishatse kuvuga yuko hari impande ebyiri, hari ababyishimiye ndetse hari n'abagiye kubihomberamo kubera yuko tuzi twese yuko Tity Brown niwe wari umubyinnyi uteye ubwoba cyane, niwe wari uwa mbere yigishije benshi. Kuva yaragiye rero amaze igihe kinini adakora aribo bafite akazi. Kuba yaje rero baje kumenya ese wa muntu agiye kongera kudutwara akazi n'ubundi yari asanzwe afite cyangwa se n'ubundi arakomeza
afungwe sibyo. Yes, umuvugizi wa leta ari muku nyuma yuko tubonye abantu benshi bashyiraho post zivuga ngo justice for Tity Brown, yatangaje yuko ibyo Tity Brown yakorewe byanyuze mu mucyo cyangwa n'amategeko abihana. Nawe niko ubibona? Niko mbibona kubera ko ngira ngo abantu benshi baranabizi iyo bagokati iminsi 30 ntabwo bavuze ngo ni iminsi 30 umwe 2 sibyo, ahubwo ni igihe runaka ugomba kuba ufunze bavuga bati uru rubanza rwanjye ruzashyirwa yenda tariki runaka sibyo. Urumva yafunzwe 2021 urubanza rwe rushyirwa muri 2022, ibyo bikurikije amategeko. Noneho urwo rubanza yagize habaye imbogamizi bararusubika. Mu kurusubika rero barwimura undi munsi yaraje araburana, ngira ngo ni mu kwa 7 kuri umwaka yaburanye sibyo. Tuvuge ko mu mboni zawe uri kubona Tity Brown ataha. Uwo ni umwanzuro w'umucamanza, icyo ngiye nifuza ku mutima wanjye niko ataha, nicyo cyanshimisha. Enda hano turi kumwe na Muhire, umwe mu banyamakuru cyangwa umunyamakuru mukuru utanga ingingo nyamukuru ku bintu bitandukanye hano kuri MGTV Rwanda. Turi kumwe. Muhire, umeze neza? Fresh sana, fresh kabisa. Ubwira abantu amazina yawe. Nitwa Mwire Johnson. Mwire Johnson. Abakwita Pascal. Geneze n'amazina yo mwiranga mimerere. None turahanga ku ngoro y'ubutabera ya Nyarugenge. Witeze iki? Mu mboni zawe urabona uwitwa Tity Brown ari burekurwe cyangwa ari bujyanwe mu ntambwe 18? Ibyiza twagaraniye wenda kuvuga ko hashobora ko wenda yarekurwa, kandi nabyo byaba ari byiza kubera ko niba tugendeye ku bimenyetso cyangwa se ibyagiye yenda bishingirwaho kugira ngo niba ari za DNA zagiye zitangwa ari biki, ibyo byose urubanza ruzasomwa kuri 13. Nanone uyu mutipe wacu nibyo koko munsi 22 urumva Dre ngo rurasubitswe rusubitswe urumva ruzasobokorwa ku itariki 13 kubera ko ubushinjacyaha bwabonye ibindi bimenyetso ngo bishyashya. Bihora ari bishyashya ntago bishoboka, ntago byumvikana. Bose ahangaha birabatunguye, baguye kao nyine, ubwo nta kundi nyine, ubwo bafite impamvu bongeye kurusubika. Iyi ni inshuro ya kangahe? Ni inshuro ya gatandatu. Tity Brown asubikirwa. Uyu mwana turaza kubifata mu ruhe rugero. Tity Brown urabona atari kujya mu rwobo rwuzuyemo amazi ashyushye. Uyu mwana rero gutaha kwe biragoranye. Suko nakubwiye ngo yenda nifuza ko ataha ngewe, ariko biragoranye man, sibyo biragoranye. Ikigaragara cyo uru rubanza rwe noneho urimo abantu bakomeye. Oya sukuvuga ngo urimo abantu bakomeye, ahubwo harimo ibintu bikomeye bidashaka kuvuga, bidashaka kujya hanze. Ariko basabye iwabo mu gupimisha DNA. Bapimisha DNA basanga umwana nta hantu ahuriye na Tity Brown. Nyine nicyo ikintu ugomba kumenya. Ubu aka kanya Tity Brown yakabaye yaratashye. Ikintu ugomba kumenya kamarade sibyo, urubanza harimo ibintu kandi bigiye no kujya hanze, harimo ibintu noneho biterekeranye nuko yaba bararyamanye cyangwa se uko bimeze kose sibyo. Harimo ibindi bintu byihishe inyuma bitewe no kuvuga ngo urubanza ngo rurimo ngo abantu bakomeye, harimo utuntu twinshi. Twazutse twaraye iyamarumba, hari n'abantu benshi cyane, harimo abo basanzwe barabyinanye, harimo umuryango we, harimo inshuti ze, natwe nk'abanyamakuru natwe turahari. Ubwo urumva ko niba baje bagasubika urubanza muri ubu buryo nabyo ni ikibazo nabyo buryo umuntu agomba. None se tuvuge yuko ibyo aremuku yari yatangaje ari byo byashingiweho, kuko byaba byakanze ubutabera byibura kugira ngo bakongera bagashaka ibimenyetso. Ntabwo navuga ngo byabakanze cyangwa se byagize kwa ko nawe yabisobanuye mu magambo make yavuga ati habaye kuburana, kandi impamvu yatumye urwo rubanza rusubikwa hatanzwe ubusobanuro, ati murabuzi, ati rero reka dutegereze ku itariki 22 yari uyu munsi. Urumva ko nabwo rwasubitswe ni mu kundi kwezi nibura kubura y'iminsi yo kugira ngo kuzure neza. Tugana ku musozo, niki wabwira abanyarwanda muri rusange?
abanyarwanda icyo nababwira muri rusange ni uko ubuyobozi bw'u Rwanda burakora kandi burenganura urenganwa cyangwa se n'ugomba guhanwa agomba guhanwa. Rero bivuga ngo reka dutegereze turebe icyo abacamanza cyangwa se abavoka bagomba kuzakora cyangwa se bazagenderaho kugira ngo bakiranure cyangwa se bashobore kuba babohora Tity kugira ngo ashobore kuba yajya mu rugo cyangwa se kuko niba agomba guhanwa akanirwa urumukwiriye niko amategeko niko avuga. Reka tugushimire Muhire Johnson, reka dushimire abakunzi ba MJTV Rwanda. Njyewe ndi Faxman Original cyangwa kamarade, Instagram ni Faxman Original. Amahoro y'Imana abane namwe, kuri kamera ndi kumwe na King. Shout out.